Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo, mwese muteze amatwi ndetse munareba Iyobokamana TV. Imana ibagire neza. Amazina ni Pastor Shema Christian. Twongeye kubana muri uyu mwanya kandi n'umwanya w'agaciro wo kumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigereranwa n'ibyo kurya. Ibyo kurya bitunga umuntu w'imbere. Ngira ngo mwese murabizi, umuntu arya neza akura neza, agira umubiri mwiza, agira imbaraga ku muntu w'inyuma. Rero n'umuntu w'imbere ari we ukomeye kuruta ibindi byose, nawe akenera kurya. Nta kindi rero tumugaburira kereka ijambo ry'Imana. Ndubatse nkuko nabibabwiye ubushize, mfite umugore n'abana babiri. Imana ibagire neza aho bari hose. Nawe rero ndakwifuriza umugisha w'Imana kugira ngo ugire amatsiko yo kumva icyo Imana igiye kuvugana nawe muri uyu mwanya, aho uri hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Imana ibagire neza. Ndifuza kuza gusoza nsengera ibyifuzo bitandukanye. Niba ufite icyifuzo kikugoye, ube hafi kugira ngo duhamagare Imana ishobora byose, ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza, habwa icyubahiro nkuko byanditswe. Uri Imana ikomeye, ntaba ari twe ahubwo ari wowe ugaragara, kandi uhure n'ibyifuzo by'abana bawe. Wigaragaze mu buryo budasanzwe, bwiza bwawe bugaragare mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana dukomerezaho nkuko ubushize nari nabibagejejeho. Twavuze hejuru yo kwizera. Tuvuga ngo ntibishoboka ko ushobora kunezeza Imana utizera. Twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo Yeremiya we uroye iki, cyangwa se urabona iki? Yeremiya aravuga ngo mbona inkoni y'umurinzi. Ngo nuko rero ngo waroye neza, ngo kuko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Kwizera ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye mu buzima. Twabivuzeho cyane, ntabwo ndi bubisubizemo. Twaje tuvuga abagabo bagiye bizera bakabona Imana. Twavuze umugabo witwa Aburahamu, yizeye nta kintu gifatika cyatuma yizera. Ijambo ry'Imana ravuga ngo yizeye ibitakwiringirwa ngo abe sekuruza w'amahanga. Twavuze ibitakwiringirwa ibyo ari byo. Cyambere nuko Sara ari umufasha we yari yaracuze mu mikorere y'umubiri we, nkuko ubwenge bw'abanyabwenge bo mu isi bavuga, byari byararangiye kubyara kwe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Imana ibwira Aburahamu ngo nkugize sekuruza w'amahanga. Twabonye ukuntu Aburahamu yatangiye kwiyita icyo Imana imwita cyo. Nababwiye hejuru yo gusobanukirwa icyo Imana ikwita ko gitandukanye n'icyo isi ikwita, gitandukanye n'icyo imibereho ikwita. Turavuga ngo ni byiza gukomeza kwatura icyo Imana ikuvugaho kuruta icyo abantu bavuga. Twavuze ko hari icyo Imana yakugize kera, mbere y'uko uba muri ubwo buzima ugomba kumenya icyo Imana yakugize. Kuri Aburahamu yamugize sekuruza w'amahanga menshi. Kuri wowe nubwo urimo uri mu buzima bugoye, Imana yakugize umuntu ukomeye uruta ubwo buzima bugoye. Sinzi ikibazo ufite, ariko komeza wizere Imana, komeza wiringire Imana. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana ishoboye byose, nta kinanira. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo rikomeye. Nanone dukomeza ku magambo yo kwizera. Ijambo rivuga ngo kugira amaso y'umwuka, kugira amaso y'umwuka, kugira imirebere y'umwuka, amaso y'umwuka cyangwa se amaso yo kwizera. Amaso yo kwizera, kuko impamvu tuvuga amaso yo kwizera ni uko hari andi maso y'umubiri. Hari andi maso y'umubiri igihe nawe dufite, ayo ngayo undebesha. Ayo ngayo ni amaso y'umubiri. Ayo areba ibifatika, areba ibibazo. Ayo ngayo ashimishwa n'ibintu bigaragara. Iyo nta kintu kigaragara abona, ayo ngayo ariheba. Iyo nta kintu kifatika abasha gufata, biragora ayo maso kwizera. Ariko hari andi maso y'umwuka, yo areba ibitagaragara. Niyo tugiye kurebera hamwe, turebe umugabo wagize ayo maso akamaro byamumariye.
witwa Elisa. Elisa ni umugabo nkunda cyane, ni umugabo utaragiraga ubwoba, ni umugabo wari wizeye Imana, ni umugabo wabeshejeho Isiraheli kubera aya maso yo kwizera. Bibiliya avuga ngo yabonaga ibyo abandi batabona, akabasha kubivuga, Abisirayeli bagatabarwa. Birashoboka ko uyu munsi nawe ushobora kureba ibitagaragara bigatuma hari benshi bagukomokaho cyangwa se nawe ku giti cyawe urokora. Kugira amaso y'umwuka bituma ibyo umwanzi yateguye ku buzima bwawe ubibona mbere yuko umwanzi wawe abikora, ukabasha kubiburizamo. Reka dusomere hamwe ijambo ry'Imana riri mu Bami ba kabiri ibice byaho 6, turahera ku murongo wa 9. Reka duhere ku wa 8. Bibiliya avuga ngo muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisirayeli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati bunaka niho hazaba urugerero rwanjye. Umurongo wa 9, ariko umuntu w'Imana ahuze kuhaca akarongo, ariko umuntu w'Imana iyo tumufite muri famiye, iyo tumufite mu rusengero, iyo tumufite muri entreprise runaka, iyo tumufite mu gihugu runaka, uwo muntu w'Imana n'umuntu w'akamaro gakomeye. Turaza kumureba neza icyo yamaze Elisa. Ariko umuntu w'Imana agatuma ku mwami wa Isirayeli ati wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abasiriya bamanuka bagutera. Umwami w'Abisirayeli nawe agatuma umuntu aho yavuze w'Imana yabaga yavuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isirayeli ahagarikana umutima cyane, ahamagaza abagaragu be arabaza ati mbese ntimwambwira umuntu wifatanyije n'umwami w'Abisirayeli? 12. Umwe mu bagaragu be aramubwira ati oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isirayeli niwe ubwira umwami w'Abisirayeli amagambo uvugira mu murere. Arabwira ati nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Aramubwira ati ari Dotani. Ahera ko yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota umudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo arasohoka, abona ingabo n'amafarashi n'amagare. Aho ngaho naho haca akarongo avuga ngo abona ingabo, arebesha amaso y'umubiri. Ayo ngayo nawe urebesha yatumye wiheba, yatumye wumva ko byarangiye byacitse, nawe arayarebesha. Nta kindi ayo maso yamweretse ingabo nyinshi zije kubatera zigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ashingiye kuri ayo maso arebye, abwira shebuja ari we Elisa, umva amagambo yasohotse mu kanwa ke. Amaze kureba ingabo azirebesheje amaso y'umubiri, umva amagambo yasohoye ava mu kanwa ke. Yaravuze ngo biracitse databuja, biracitse databuja, cyangwa se turapfuye turashize. Iyi ndwara iranyishe, ubukene burampambye, amadeni bagiye kumfunga, byose bifite icyo bipfana na biracitse databuja. Turagira dute? 16. Umva umuntu ufite amaso y'umwuka aramusubiza ati witinya. Haleluya. Kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta bari kumwe nabo. Aya magambo niyo tugiye kuganira muvandimwe, ube hafi minota mikeya. Ndifuza ko umwuka wera bisobanura mu buryo budasanzwe. Twasomye inkuru ikomeye, irimo inyigisho ikomeye, inkuru y'urugamba rwaterwaga rwerekeye ku Bisiraheli. Tubona igisubizo Isiraheli yari ifite, ko atari ibikoresho bikomeye, ko atari amafaranga akomeye, ahubwo bari batunze ikintu gikomeye, bari bafite umuntu w'Imana muri Isiraheli. Elisa yari igisubizo.
Elisa yari ubwenge bwa Isirayeli. Elisa yari umuntu udasanzwe mu gihugu cya Isirayeli, kubera ko iyo hataba we bari guterwa ndetse ntibabashe kwisohora muri icyo kibazo. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo uko bateguraga, Siriya yateguraga gutera Isirayeli, umuntu w'Imana, igisubizo cya Isirayeli ari we Elisa, yarabimenyaga ngo akabiburira, ngo akababwira ati rero hano nimuhace, hara nimuhace. Ntabwo bisaba amashuri menshi kugira ngo ube igisubizo mu muryango wawe, ntabwo bisaba amafaranga menshi kugira ngo ube igisubizo mu gihugu cyawe cyese mu muryango wawe. Bisaba kuba ufite Imana. Elisa nta kindi yari afite, nta diplome ziyanditse yari afite, yari afite Imana mu buzima bwe. Umuntu ufite Imana nyayo muri we ni igisubizo. Ikibazo ni uko twabuze umuntu ufite Imana, twabuze umuntu ukundana n'Imana, twabuze umuntu womatanye n'Imana, twabuze umuntu usabana n'Imana. Dufite abantu, twujuje abantu bitirirwa Imana ariko badaherukana n'Imana. Dufite abantu bavuga ko yabatumye ariko badaherukana nayo. Dufite abantu bayifite ku munwa ariko mu mutima idahari. Biroroshye kuyivuga ku munwa, biroroshye kuyiririmba, biroroshye kuyitaka n'akanwa, ariko umutima uri kure yayo. Elisa rero matanye n'Imana bituma Imana imuhindura umunyamabanga wayo, bituma Imana idashobora kumuhisha icyo Satani agiye gukora mu gihugu cya Isirayeli. Uyu mwanya ndagira ngo umenye ko ni wowe Elisa Imana ishaka muri uyu mwanya. Ni wowe Elisa Imana ishaka gukoresha aho hantu uri. Ni wowe Elisa Imana ishaka kwereka. Noneho atari ibya Isirayeli gusa, n'iby'urugo rwawe, n'iby'ubuzima bwawe, n'iby'umugabo wawe, n'iby'umugore wawe, n'iby'abana bawe, n'iby'ubukumi bwawe, n'iby'ubusore bwawe. Elisa yari igisubizo. Bibiliya yatubwiye ngo igihe kiragera umwami wa Isirayeli agira ikibazo ati ninde muntu uvuga ibintu twavuze? Ubwo nta cyico twaba dufite gisohora ibyo twavugiye mu nama. Umwe arababwira atoya mwami nta muntu n'umwe ujya ukuvamo, ahubwo muri Isirayeli bafite umuntu w'Imana. Hari umuntu w'Imana muri Isirayeli. Icyama imyaka usigaje kuri iyi si, Uwiteka akaguhindura uwo muntu ku buryo uba igisubizo muri sosiyete aho kugira ngo ube ikibazo. Uba igisubizo mu rusengero rwawe, uba igisubizo mu rugo rwawe, kugira ngo Imana ijye ikubwira ibyo Satani ateguye mu buzima bwawe cyangwa se mu rugo rwawe. Elisa yari igisubizo. Baramubwira ati ntabwo ari we, bafite umuntu, bafite umuntu, bafite umuntu, bafite umuntu ubasha kuvumbura ibyo twakoze. Okay, Bibiliya iravuze twihuse ngo mugende mumufate. Bagiye gufata umuntu ujye uvuga ibyo bategura ku bandi. Murabona se we muza kumufata niba ashobora kuvumbura ibyo mutegura ku bandi, kuri we nta burinzi afite? Aha turahakura isomo rikomeye. Nta hantu na hamwe ushobora kugera Satani ye kuguteza ikibazo. N'ubu Satani aracyahiga Elisa, n'ubu Satani aracyahiga ubuzima bwawe. Ni ikihe gisubizo kizatuma Elisa cyangwa se gituma wowe ubasha kunesha? Nukomatana n'Imana. Bibiliya avuga ngo uba mu bwisho bw'isumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ahuri niho hagaragaza kuneshwa cyangwa kunesha. Ahuri niho hagaragaza gutsinda cyangwa gutsindwa. Ahuri niho hatuma wiheba cyangwa se kunezerwa. Ndashaka kuvuga umuntu wawe w'imbere, ahuri, aho utuye, foundation yawe y'ubuzima bwawe niyo itwereka gutsinda kwawe kwejo cyangwa se gutsindwa kwawe k'uyu munsi. Elisa ahantu yarari bituma abasha kubana na Gehazi, basa nkaho mu mubiri bari ahantu hamwe, bari mu nzu imwe, ariko Elisa ari ahandi. Icyama kunyura muri iri jambo ukimuka ukarenga urwego rwo gutura mu bibazo, ukarenga urwego rwo gutura mu madeni, ukarenga urwego rwo gutura mu byaha, ugatura aho Imana ishaka kuba. Nubwo Imana ibera hose icyarimwe, ariko hari aho yifuza guhagarara kugira ngo ubashe kubona ineza y'Imana. Bibiliya avuga ngo ku musozi w'Uwiteka kizabonwa. Hari ahantu Imana ikwifuza. Mose yashatse kuyireba, iramubwira ati kundeba birashoboka ariko ntawe upfa kundeba. Hari ahantu bugufi bwanjye genda uhagarare, ni ku rutare. Nuhahagarara uraza kumbona. Elisa yarahagaze ku rutare
bituma amenya amabanga y'umwanzi. Elisa yarahagaze ku rutare bituma utamutera ngo umufate. Bibiliya iravuga ngo bafata urugendo bagiye gufata Elisa. Bibiliya yatubwiye ngo batarahagera Elisa atuma umugaragu we witwa Gehazi, aramubwira ati sa nkunsimbukira hanze ugira akantu uzanira. Wenda yaramutumye ikintu runaka. Bibiliya niyo itwereka rero itandukano ry'abantu babiri rya Elisa ndetse na Gehazi. Gehazi ageze hanze nta kindi yabonye ikibazo. Yabonye ingabo zigose umudugudu zije gufata shebuja, arebesha y'amaso ndondigishaho y'umubiri. Muvandimwe, ndagira nkubwire ngo icyaguteye kurira, icyaguteye kwiheba, icyagutera cyangwa se kiri bugutere kwangiza ubuzima bwawe nuko warebesheje amaso y'umubiri. Hari ikintu warebesheje amaso y'umubiri kigutera kwiheba. Ahari n'urupapuro rwa muganga warusomye uravuga ati ibyanjye birarangiye, bene iyi ndwara uyirwara arapfa. Ukaba ufite n'umubare w'abantu washyinguye kubera iyo ndwara. Bene aka kazi sinshaka kuzakabona kubera ko nta muntu mfite unzi. Yesu ahabwa icyubahiro. Urahindukira ugasanga ugoswe n'amadeni gusa, nta gisubizo ufite. Urareba inzu yawe ugasanga bagiye kuyiteza, urareba ugasanga nta byiringiro by'ejo hazaza. Hari igihe umuntu abyuka akareba agasanga agoswe n'ibibazo, ariko ikibazo ni kimwe, urarebesha yahe maso? Aho niyo aba ari amaso Gehazi yarebesheje. Gehazi arahindukira azabwira shebuja amagambo agaragaza ibyo yarebesheje ibyo ari byo. Aramubwira ngo biracitse, turapfuye. Iyo urebesheje aya maso nta kindi gisohoka mu kanwa kawe, ni urupfu, ni ukwirukanwa mu nzu, ni agahinda, ni ukwiheba, ni ukubona ko utazigira icyo ugeraho muri icyo gihugu, ukumva nta kintu uzageraho mu buzima. Ariko Elisa yumvise amagambo Gehazi asohoye, amenya ko Gehazi yarebesheje amaso y'umubiri. Aramubwira ati rega, nubwo ntasohokanye nawe, ariko ingabo warebye nanjye nazibonye, ariko nazigereranyije nsanga zidafite aho zihuriye n'ingabo zitugose. Umuntu ufite amaso y'umwuka ntabwo bimusaba gusohoka ngo arebe situwasiyo yo hanze uko imeze, ntabwo bimusaba kumva radiyo hanze ngo yumve uko ubuzima bumeze ku isoko. We amaso yafite amwereka ko uko bimeze kose afite Imana ishobora byose. Bibiliya ngo uri muri wowe arakomeye kuruta uri mu isi. Icyo nicyo Elisa yarebye. Yabonye asanga uri hanze utumwe na Siriya afite intege nkeya kuruta uwo bari kumwe. Nshuti yanjye, icyampa Imana ikaguha ayo maso mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ubashe gukomera mu minsi mibi, kugira ngo ubashe kutayoborwa n'ibyo ureba. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo ntabwo tugenda tuyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa no kwizera. Ntabwo tuyoborwa n'icyo siyanse ivuga, tuyoborwa no kwizera. Ntabwo tuyoborwa n'uko ibiciro byo hanze bimeze, tuyoborwa no kwizera. Hari amaso atwereka ko nubwo bisa nabi biraza kuvamo ibyiza. Pawulo yaravuze ngo byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Umva, umuntu ufite amaso y'umwuka abasha kubona ikibazo akakibonamo igisubizo, kuko ntushobora kubona igisubizo hatabanje ikibazo. Hagomba kubanza ikibazo kugira ngo ubanze kubona igisubizo. Hagomba kubanza test kugira ngo uhabwe testimony. Ni ngombwa ko testingwa. Hari ahantu umwana w'Imana anyura atari uko Imana imwanze, ahubwo ishaka kugira ngo akusanye cyangwa se ikusanye ubuhamya ku buzima bwawe. Ni ngombwa ko utareba nk'uko abantu bareba. Umugabo witwa Kristo ariwe twizera, hari ijambo yasohoye, yarekuye, yavuze, bamubwiye ngo Lazaro ararwaye. Aho naho hatwereka umugabo ufite indi mirebere. Icyampa Imana ikaguha indi mirebere nshuti. Icyo wita ikibazo ndagira ngo utangarize muri uyu mwanya yuko ntabwo ari ikibazo, ni igisubizo. Baramubwira ngo ukunda ararwaye. Kristo avugira ijambo ryo kwizera, arababwira ngo mugere mubabwire ngo iyo ndwara, kandi ntarayibona, ntanayizi, nta nubwo yatumije ibipapuro byo kwa muganga ngo bamwereke indwara Lazaro arwaye, ahubwo ari ku ijambo bitewe n'aho areba. Aravuga ngo mugere mubwire ngo iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo gutuma Uwiteka ahabwa icyubahiro. Si ngombwa kunyereka ibibazo ufite, si ngombwa kunyereka igipapuro cyo kwa muganga, ndarekura ijambo ryo kwizera ku buzima bwawe. Iyo ndwara si yo kukwica, icyo kibazo si cyo kugufungisha, icyo kibazo si cyo kugusebya, ni ikigira ngo Imana yawe igaragara.
iraza gufungura imiryango ku buzima bwawe utangare. Ntabwo iyo ndwara ari iyo kwica umwana wawe, ntabwo iyo ndwara ari iyo kwica ubuzima bwawe. Iyo ndwara ni iyo gukusanya. Hari icyo Imana ishaka gukora mu rugo rwawe. Icyo kibazo kiri mu rugo rwawe si icyo kubahitana, ni icyo kwihesha icyubahiro ku buzima bwawe. Ariko bashiki baraza rero bakomeza kurebesha amaso y'umubiri, bazi ko Kristo ari ngombwa ko hagera kugira ngo abashe kuzura musaza wabo, ariko batazi ko ijambo Yesu yarekuye rifite imbaraga zo kugera kure. Muvandimwe, wizera Imana, wizera ishobora byose. Tubeshejweho n'Imana, tuzabaho kubw'Imana, tuzambara kubw'Imana, ikintu cyose kizakorwa kubw'Imana. Bibiliya yatubwiye hasi ngo nuko Elisa arambura ukuboko kwe, aho ntongeye gusoreza tugasenga, arambura ukuboko kwe akora ku maso ngo y'uwo musore, ngo aravuga ngo Mana humura amaso y'uyu musore arebe. Sinzi impamvu atafashe ku maguru ye, sinzi impamvu atafashe ku maboko ye. Iyo aba wari uzi aho ikibazo kiri ku mirebere yawe. Elisa yamaze kumenya ko ikibazo cya Gehazi kiri ku mirebere ye, asaba Imana adahuzagurika. Iyo tuzi icyo dusaba turapresiza, ntabwo dusengera icyo tutazi. Elisa arapresiza, aravuga ngo Mana uyu musore afite ikibazo mu mirebere, muhumura amaso arebe izi ngabo zitugose, ntiyongere kugira ubwoba. Ndagira ngo mbwire inkomoko y'ubwoba bwawe ni imirebere yawe. Urareba ugasanga byacitse, ariko ndagusubizamo intege mu izina rya Yesu Kristo, ntabwo byacitse, ntabwo bizacika. Imirebere ni ikintu gikomeye. Imirebere inyibutsa abatasi 12 bose bagiye gutata, 10 bagarukana inkuru mbi itewe n'imirebere. Ushobora gusenga iminsi myinshi ariko ntukire mu mirebere yawe. Ushobora kwiriza ariko ntukire mu mirebere yawe. Ushobora kuba ufite titiri ikomeye ahantu runaka mu murimo w'Imana cyangwa n'ahandi, ariko ufite imirebere y'umubiri. 10 rigarukana inkuru y'incamugongo. Baravuga ngo igihugu twakibonye ariko dufite ikibazo. Abantu baho ni barebare, baradusumba, twibonaga nk'inzige, kandi nabo batubona bakabona tumeze nkazo neza. Ntabyo bababwiye ko bababonye nk'inzige, ahubwo bagize ikibazo uko bibona. Shuti, nta muntu n'umwe ushobora kugusuzugura ngo abishobore, ahubwo ni wowe ni jewe dushobora kwisuzugura bitewe n'imirebere yanjye nawe. Nta muntu wabwiye ngo muri inzige, ariko ngo bibonye nkazo. Sinzi uko wireba, ariko rekeraho kwibona nk'inzige, rekeraho kwibona nk'imfubyi, rekeraho kwibona nk'umupfakazi, rekeraho kwibona nk'umuntu udafite icyo amaze muri sosiyete, rekeraho kwibona nk'umuntu ugiye gupfa ejo. Hari igihe umuntu apfa atarapfa bitewe n'imirebere, akatura urupfu. Iyo watuye urupfu uba ukuye urupfu kubera imirebere yawe. Hindura imirebere ureba ku bana bawe. Birashoboka ko umwana ashobora kuzana amanota mabi avuye ku ishuri, ariko wowe wimureba nk'umuswa. Mwaturaho amagambo meza ati mwana wanjye uri umuhanga, ejo hazaza uri igitangaza, tangira umurebe nk'igikomerezwa cy'ejo hazaza. Sinzi ukuntu ureba umugabo wawe, ushobora kumureba nk'umusinzi, ushobora kureba nk'umuntu udafite akamaro, ushobora kumureba nk'umuntu udafite akamaro muri sosiyete, wapfuye nabi, ariko hindura imirebere yawe kuri we, biratuma umusengera neza. Ushobora kuba ufite ukuntu ureba umugore wawe ukamureba nk'umuntu udafite akamaro, hindura imibereho yawe uburyo ureba umugore wawe. Ushobora kuba wireba nk'umukobwa byarangiye udashobora gushaka ntacyo wageraho, hindura imirebere yawe. Ushobora kuba ureba nk'umusore ukubona nta kintu ufite, ese nanjye nzabasha kugira urugo, ariko hindura imirebere yawe. Hindura imirebere yawe. 10 ryagarukanye inkuru y'incamugongo bitewe n'amaso barebesheje Abanaki. Ariko Bibiliya ndayikunda, inyereka abagabo babiri, Joshua na Kalebo. Bibiliya avuga ngo barebye kimwe nk'uko n'abandi barebye, ariko bo batanga resulta nziza. Baravuga ati koko bare abantu ni barebare. Iyo bayita realite y'ubuzima. Realite y'ubuzima byagaragara ko Abanaki ari barebare, ntago bari kubagira bagufi, niko bareshyaga.
realite y'ubuzima iragaragara ko ushobora kuba ufite ikibazo mu rugo, ushobora kuba ufite ikibazo mu maraso yawe, ushobora kuba ufite ikibazo mu kazi kawe, birahari, ni realite, biragaragara, birafatika. Ariko bashoje mu kwizera bavuga ngo nubwo ari barebare, niba Imana itwishimira, twababonye ko tuzabarya, twabonye ko tuzabafata, tuzabanesha. Nicyo gisubizo cy'umuntu w'umwuka, nicyo gisubizo cy'umuntu ufite amaso y'umwuka cyangwa se amaso yo kwizera. Renza amaso realite y'ubuzima. Nibyo ufite ideni, ariko hejuru y'ideni ufite Imana. Nibyo bapimye basanga ko iyo ndwara urayifite, ariko hejuru y'iyo ndwara hari Imana yitwa Jehova Rafa, bisobanura ngo ni Imana ikiza. Nibyo waradepoje ahantu henshi, nta kazi urabona, ariko hari Imana ushobora kwizera ikagufungura akazi ahantu batakuzi, Uwiteka akagufungura umugisha ukabona akazi. Birashoboka yuko ibyo kubaka urugo bireho ugasanga biri kure, ariko hari Imana igiye ibasha kubakira abadafite shinge na rugero, abadafite icyo bafite, Imana ikabagirira neza, ngo ivana abatindi bakuye ku Kicukiro ikabicazanya n'ibikomangoma. Niwizera kunyura muri iri jambo, ndagusengera mu izina rya Yesu Kristo, Uwiteka arafungura imiryango ku buzima bwawe. Izera Imana, iringira Uwiteka, ntugire ubwoba bw'ubuzima, gira ahandi hantu ureba. Ijambo ry'Imana rivuga mu Bakolosayi ibice 4 ngo niba mwarapfanye na Kristo, mujye mushaka ibiri hejuru, aho Kristo ari. Hari ahantu Kristo ari, niho Imana igusaba guturisha imitekerereze yawe, ibitekerezo byawe bye kujya kure, ko ikonekite na Kristo. Rarama urebe Yesu, tumbira Yesu mu bibazo, tumbira Yesu mu bibazo. Petero yarebye Kristo, bituma agendera hejuru y'amazi. Nawe ushobora kutumbira Kristo, bigatuma ugendera hejuru y'ibibazo byawe. Amazi arasobanura ibibazo. Birashoboka ko waba mu bibazo, ariko ibibazo ntibikurye, ibibazo ntibikubemo, ibibazo ukabinesha. Birashoboka. Habwa andi maso mu izina rya Yesu Kristo. Biragaragara ko ushobora kuba ufite ikibazo muri icyo gihugu urimo, biragaragara ko ushobora kuba ufite ikibazo muri uwo muryango urimo, ariko ikibazo gihetse igisubizo, ikibazo gihetse promosiyo, ikibazo gihetse irindi zina. Umwami Yesu mu Bafilipi aravuga ngo yacishijwe bugufi, arasuzugurwa, ngo ariko nyuma ngo ahabwe izina riruta ayandi mazina. Uko gusuzugurwa kwawe kurakuremerera irindi zina. Icyo gisuzuguro urimo kunyuramo kiro kiragutegurira intebe, aho unyura hose haragaragaza icyo uzaba cyo ejo hazaza. Ntucike intege, ntugire kuyivamo, ntutege amatwi amagambo y'umwanzi Satani. Turi hano kugira ngo dusenye imigambi y'umwanzi Satani ku buzima bwawe. Wimutega amatwi, hari imbaraga hejuru y'ibikurwanya zakugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Stefano bamuteye amabuye, Bibiliya avuga ngo arararama, ngo areba mu ijuru, ngo abona ijuru rikingutse. Birashoboka ko nawe urimo guterwa amabuye mu buryo bufatika y'ibibazo. Hari ibibazo birimo kugutera bigereranywa n'ayo mabuye Stefano yaterwaga, ariko Imana igufungure amaso y'umwuka, urebe ijuru rikingutse. Ari mu bibazo, baramutera amabuye Stefano, ngo ariko ngo akabona ijuru rikingutse. Ni ikintu gisa nkaho kitumvikana. Barimo baragutera amabuye afatika, pana amabuye y'imfashanyigisho, amabuye afatika, ngo ariko ngo akabona ngo ijuru rikingutse. Ese birashoboka ko muri ibyo bitutsi umugabo agutuka wabona ijuru rikingutse? Ese birashoboka yuko muri uko kukugirira nabi kumufasha wawe, kuko nabo basigaye bagira nabi, kugirirwa nabi kumufasha wawe akugirira nabi, birashoboka yuko wabasha kubona ijuru rikingutse? Ndavugana nawe uri mu muryango bagufashe nabi, wumva nta byiringiro by'ejo hazaza, wumva utazi icyo uri cyo, muri icyo gisuzuguro bagufatamo, icyama ukabona ijuru rikingutse. Muri ako kazi kabi, icyama ukabona ijuru rikingutse. Murongo bukene urimo, icyama ukabona ijuru rikingutse. Ndavugana nawe utarabona akazi, ndavugana nawe ubuzima bukakaye aho hantu utuye, birashoboka ko wabona ijuru rikingutse. Kuko hari igihe abantu banyura mu bibazo bakabona ijuru rikinze, bakabona Imana isa nkaho yatashye yagiye ahandi hantu, ariko ntaho yagiye, irakwegereye. Ndakunda Imana. Imana ntigaragara mu buryo bufatika, ariko ikora ibigaragara abantu bafata.
Imana ntiwayesipurika umuntu ngo uyisobanure ngo dore ngiyi, ariko ndumva ijwi rimbwira ngo igiye gukora ibintu bizisobanura ubwabyo. Hari ibintu Imana igiye gukora bigasobanura Imana yawe iyo ariyo. Wowe ni uburyo uyisobanura, ariko witegure mu izina rya Yesu Kristo. Habwa ayo maso, kuko Imana igiye gukora ibigiye kwisobanura. Tugiye gusenga. Nyuma yo gusenga ndaguha nimero yanjye igendanwa, ko ndazi ko ushobora kuba aho ufite ikibazo kikuremereye, udafite uko wakibwira, udafite uwo waganira nawe, ariko icyo kibanga ndaguha nimero tukiganire, tugisengere, duhamagara Imana niyo ibasha gukora ibiruta ibyo abantu bashobora gukora. Ndashaka dusoze dusengera ibintu bibiri. Icya mbere, ndagira ngo ngufashe kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ibanga rikomeye, igitangaza gikomeye, miracle ikomeye ku buzima bw'umuntu si amafaranga menshi utunze, ahubwo ni Kristo mu buzima bwawe. Bibiliya ngo uwo niwe Mose yabonye yuko atari uwo kugundirwa, atari umuntu wo kubana ngo anatuye kwa Farawo, ngo bituma yanga icyubiro cyo kwa Farawo, aramanuka ajya gukatana urwondo na bene wabo. Uwo Yesu numumenya, aragukura ahantu wari wicaye atagenda neza, adasobanutse mu byaha, mu bibi, akwicaze mu bwiza bwe bukomeye. Nirwo rufunguzo rwa mbere. Iyo ufite Kristo, nirwo rufunguzo rwo kubaho mu buzima buryoshye bunezerewe. Ushaka kwakira Kristo, ndagira ngo ufate uyu mwanya utuze, usubiremo aya magambo ngiye kukwatuza. Subiramo uti: Mwami Yesu, numvishe ijambo ryawe rikoze ku mutima wanjye, umbabarire ibyaha byanjye, ukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi umbabarire ibyaha byanjye, sezere Satani n'ibyo ankoresha byose, nyoborwe nawe iteka ryose, mu izina rya Yesu, amen. Reka musenge. Imana, ndagushimiye kuri Imana nziza. Nsengeye umukozi wawe, umwana wawe, ukwakiriye nk'umwami n'umukiza. Ndasenze kugira ngo imbaraga zawo z'indengakamere zimubabarire icyaha n'igisa nacyo, maze ubugingo bwe buzurwe. Ndagushimiye Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Icyifuzo ufite gishyire hafi, tugiye gusenga. Mana, ndagushimiye kuri Imana nziza. Iri jambo rihinduka imbuto itabora, maze umutima y'ababyumva ihinduke ubutaka bwiza. Ndabibamo iri jambo. Ndategetse kugira ngo imbaraga zawe zigaragare kuri aba bantu bawe, abarwayi bakize, abarushye baruhure. Nyagasani Mwami, abafite ibibazo bitandukanye babera Imana, buri wese uzumva inyigisho. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo azabone kugirirwa neza nawe, nkuko Elisa yasenze. Nanjye ndasengera abagaragu bawe kugira ngo bahumure amaso yawe, barebe ingabo zibagose, ntibongere kwiheba, ntibongere kugira ubwoba. Aka kanya imbaraga zawe zigote Nyagasani ubuzima bwabo, maze Data babone kugirirwa neza nawe nyakubahwa. Natuye umugisha kuri bo, natuye umunezero, natuye ibyishimo, kandi wafungura umuryango kugira ngo binjire mu munezero wawe. Ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Rero andika telefone wewe wifuza kuvugana nanjye, aho uri hose. Iyo nimero ushobora kuyibona kuri WhatsApp 0788 52 25 84, 0788 52 25 84. Amazina ni Pastor Shema Christian. Ubwo tuzakomeza mu zindi nyigisho. Uwiteka bagire neza. Shalom.